Ndabasuhuje, nishimiye ko mutwumva, nizeye ko muri hose mumeze neza. Twishimiye kandi ko mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Bisa naho ubuzima bwacu bwagenewe gutangirira mu kuvuka, bugakomereza mu gukura, bugasoreza mu gupfa. Ibi nibyo tuzi ko umuntu ari uko abayeho, kubera ko nyine ntabwo twigeze tubona umuntu wigeze abaho by'iteka. Aha rero tugiye kureba imwe mu ndwara zikomeye, ariko ni indwara ishobora kubana n'umuntu ikamuherekeza muri urwo rugendo rwose nta kibazo imuteye igihe yitwaye nk'uko bikwiriye. Nyamara ni n'indwara ishobora kuzengereza umuntu muri urwo rugendo, akaba yarugenda atishimye ndetse akazarurangiza atishimye. Iyi ndwara nta yindi ni indwara ya diyabete. Nk'uko bigaragazwa bikanerekanwa n'abahanga, bagaragaza neza ko indwara ya diyabete ari indwara iri chronique cyangwa se indwara imara igihe kirekire. Akaba ari indwara iterwa n'umusemburo wita insuline, ni ukuvuga ngo ni umusemburo wundi ushinzwe gushyira isukari ku murongo. Uyu musemburo ushobora kuba ufite ikibazo mu ikorwa byawo cyangwa se ukagira ikibazo aho ukora. Ni ukuvuga ngo niba pancreas cyangwa se urugingo rushinzwe gukora insuline rudakora umusemburo uhagije, ibyo twita secretions, cyangwa se kuba uwo musemburo wakozwe utabasha gukora neza, kubasha kuzuza wa murimo wawo, icyo gihe byose bitera diyabete. Ndetse hari igihe bibaho ko umuntu agira diyabete ibyo bintu bibiri byombi bihuriweho, afite umusemburo mukeya kuko urugingo ruwukora rwakoze muke, ndetse n'uwo muke afite udakora. Iyi insuline iva mu kintu bita pancreas. Iki kandi nicyo gituma isukari ibasha kuva mu maraso ikajya mu turemangingo tw'umubiri kugira ngo ibashe gukoreshwa. Bivuze ngo insuline idahari, ntabwo isukari wariye ikagera mu maraso yabasha kuvamo ngo igende igere mu turemangingo cyangwa se icyo twita cells ibashe gukoreshwa. Kandi ikindi twibukiranye ko iyi sukari niyo ituma tugira ingufu, cyangwa se umubiri urayikoresha twaje kubona energy, kuba wavuga, wagenda, watekereza, byose biterwa n'uko iyi sukari yageze mu turemangingo ikabasha guhindurwamo ingufu ndetse n'ubushyuhe. Ibi rero bituma ku bantu bafite ikibazo cya diyabete isukari yabo igenda ikaba nyinshi mu maraso, ko nta musemburo wa insuline uba uhari wo kuyinjiza mu maraso. Bityo iyi sukari ibaye nyinshi mu maraso ntabwo ari nziza, kubera ko iba ishobora guteza ibibazo bikomeye cyane ku ngingo zimwe na zimwe, urugero nk'amaso, imitsi yumva, nerves, impyiko ndetse n'ibindi. Ibi nabyo ni ibintu bishobora kuganirwaho ukwabyo, tukareba ingaruka zo kuba umuntu afite isukari nyinshi. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru World Journal of Meta-Analysis, iki ni ikinyamakuru gitangaza ubushakashatsi bwagiye bukorwa. Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2023, title yayo iravuga ngo Diabetes Mellitus, an overview of types, prevalence, comorbidity, complication, genetics, economy, application and treatment. Bagaragaje neza ko diyabete ari umutwaro ukomeye cyane, kubera ko ifata 9% y'abantu bakuru bose ku isi, nk'uko byatangajwe nanone na WHO. Iki kandi igakunda kuba cyane ndetse no kwiyongera mu bantu bafite ubunini budasanzwe, obesity, ndetse n'abantu bari inactive, no kuvuga ngo abantu badakora imirimo y'amaboko cyane. Diyabete nyamara igira ibice bibiri cyangwa se igira amoko abiri. Ubwoko bwa mbere nubwo twita type 1, bakunda no kubwita ngo ni insulin dependent. Ni ukuvuga ngo ni bwa bwoko aho umuntu rwose aba adafite umusemburo wa insuline ku kigero runaka. Ashobora kuba afite ikibazo cy'uko afite muke cyangwa se nta nawo. Iyi akaba ari nayo diyabete abantu bato cyane bakunda kugira, kuko
kuba baravukanye ibibazo bya rwa rugingo rwitwa pancreas, bigatuma rwa rugingo rutabasha gukora insuline, bityo isukari yabo ikazamuka. Hari type 2 bakunda kuyita non-insulin dependent. Iyi ni diyabete ikunda kuza mu bantu bakuru cyangwa se bafite izindi risk factors turaza kubona. Ariko ikibazo cya diyabete si uko gusa isukari yazamutse, ahubwo diyabete yongera ibyago bikomeye cyane byo kurwara indwara z'umutima ndetse n'ibindi nk'uko turaza kubibona. Bagaragaza neza ko 80% y'abantu barwaye diyabete baba baturuka mu bihugu bikennye ndetse n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Harimo n'abake baturuka mu bihugu byifashije. Bakagaragaza neza ko igihe ikunda gufatira abantu ari hagati y'imyaka 35 kugeza kuri 64 niho abafatwa benshi bakunda gufatirwa. Kandi diyabete ni ikibazo gikomeye kubera ko usibye no ku buzima bw'umuntu, uburyo abayeho nabyo bikorwaho, ekonomi ye, ubukungu bwe nabwo bugakorwaho. Niyo mpamvu bagaragaza neza ko awareness, kuba abantu bamenye iby'iyi ndwara ari ikintu cy'ingenzi cyane, ko bishobora gufasha bamwe uburyo bwo kwirinda ndetse n'uburyo babasha kubaho nyamara nta kibazo bagize. World Health Organization cyangwa se WHO igaragaza ko miliyoni 422 z'abantu ku isi barwaye diyabete, kandi aba bose bakaba batuye muri bya bihugu bikennye cyangwa se biri mu nzira z'amajyambere. Bagaragaza neza ko 1.5 miliyoni y'imfu ziba zaturutse ku ngaruka za diyabete buri mwaka. Urumva ko ni umubare munini w'abantu bapfa bishwe na diyabete. Ariko ubundi kuki indwara yakwica umuntu? Ese bigenda bite kugira ngo indwara yice umuntu kandi yayirwaye akagira ibimenyetso? Nta kindi nuko ntago abantu baba bazi ibi bimenyetso ngo ni ibihe, ese bisobanuye iki, ese koko iyi ndwara mfite ni indwara ivurwa cyangwa ni indwara yindi? Kuko benshi mu barwara izi ndwara hari igihe batekereza ko ari n'ibindi bintu runaka, nyamara ari izi ndwara za diyabete bafite. Niyo mpamvu hari ibimenyetso tugiye kureba kandi dusesengure neza, ku buryo niba ubibonye ugomba kwirukanka rwose ujya kwa muganga, kubera ko byanga bikunda azaba ari diyabete kugeza igihe bapimye bagasanga kuko atariyo. Hari ibimenyetso simusiga bya diyabete. Cya mbere ni ukunyara kenshi. Ahari kwa muganga bagiye bakunda kubaza ngo ubyuka kangahe mu ijoro ugiye kunyara, kubera ko iyo umuntu aryamye akabyuka nibwo bimubangamira. Birashoboka ko ku manywa utamenya niba ujya kunyara kenshi, ariko nijoro iyo ubyuka ubasha kumenya neza kubyuka kenshi. Kunyara kenshi ni ikimenyetso cy'isukari iri hejuru, kubera ko ubundi isukari ibasha kugenda ikinjizwa mu turemangingo igakoreshwa, ikaba iri ku kigero gisanzwe mu maraso. Ariko iyo insuline itari gukora cyangwa ari nkeya, iba nyinshi mu maraso. Ubwo rero hari ukuntu umubiri nawe uba wifuza kuyikura mu maraso kundi binyuze mu mpyiko. Kugira ngo rero isukari igende, nuko umubiri uyisunikana n'ibindi bitembabuzi bikora inkari. Icyo gihe umubiri uzagutegeka kunyara cyane kugira ngo ubashe kugabanya ya sukari. Ibi rero ntabwo ikibazo kizaba ari ukunyara gusa, kubera ko no kunyara kenshi nabyo bifite ikindi kintu bizagutera, ari nacyo kiduha ikimenyetso cya kabiri cyo kugira umwuma. Umuntu ufite diyabete akaba afite isukari yazamutse, niyo waba usanzwe urwaye diyabete, ujya kumva utangiye kugira umwuma mwinshi, kubera ko uri kunyara cyane. Amazi, ibisukika mu mubiri biragenda bikaba bikeya, maze bigatuma wumva wanywa buri kanya, cyaka cyinshi, kumva ufite umwuma. Icyo gihe aba ari ikimenyetso gikomeye. Icya gatatu ni ukugira inzara nyinshi. Icyo gihe n'ubundi nubwo ufite isukari nyinshi, ariko uturemangingo tuba dushonje kuko nta sukari tuba turi kubona. Icyo gihe rero niba ufite diyabete uzumva ukunda kugira inzara nyinshi, wumva ushaka kurya buri kanya. Ikindi
ni ugutakaza ibiro. Kubera ko ya sukari itari kugera mu turemangingo, umubiri uzakoresha ibinure, utwika ibinure kugira ngo ubashe kubona icyo wakoramo imbaraga. Kubera ko nyine yakoreshaga isukari, none isukari ntabwo iri kuboneka, bityo bizatuma umubiri ucagagura ibinure, utangire gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe. Iyo bikomeje umuntu akabyirengagiza, niho umuntu atangira kugira ibibazo mu kureba, ukabona atangiye kureba bigoranye, ibikezikezi cyangwa se mu bundi buryo bw'ireba ko kugahinduka, ndetse akaba yatangira no kujya agira umunaniro udasanzwe. Ibi bimenyetso tuvuze haruguru bishobora kubaho byihuta cyangwa se bikabaho gake gake. Bishobora kubaho ku muntu mukuru cyangwa se bikabaho ku mwana mutoya bitewe n'ubwoko bwa diyabete afite. Bishobora kuza gake gake kugeza igihe uzabyumvira byose, ndetse ukagera no ku kigero cyo gutangira kubona ibimenyetso by'ingaruka za diyabete igihe wabyumvishe kare ukabyirengagiza. Niyo mpamvu ibi bimenyetso niba ubibonye, uba ugomba rwose kwihutira kwa muganga kugira ngo barebe ko nta kibazo cyaba kirimo. Kandi akenshi iyo ibi bintu bibonetse kare ubasha gufashwa bigakunda. Ubundi diyabete umuntu yirinze rwose ashobora kugira amahoro, kandi ayo mahoro agatuma abasha kuramba nta kibazo. Kubera ko diyabete ni indwara nziza cyane, ni indwara nziza cyane ishobora kwitabwaho hakurikijwe gusa gushyira isukari ku murongo, ukongeraho imirire aha tuvuga ni imirire yabugenewe y'abantu bafite diyabete, ukongeraho imyitozo cyangwa se physical activity, byaba biri ngombwa ugatangira n'imiti. Zimwe mu ngaruka cyangwa se ibyago cyangwa se ibintu bishobora kukubaho igihe diyabete yawe iguteje ibibazo, kandi ibi bikaba bikunda kuza kenshi iyo diyabete isukari itari ku murongo, ni ingaruka nyinshi. Izi ngaruka zishobora kuva ku kintu runaka, wenda nk'urugero, niba diyabete yagiye ikangiza urugingo runaka, hari ibimenyetso umuntu azabona. Ibyo bishobora guturuka rero ku rugingo diyabete yangije. Zimwe mu ngingo diyabete ijya yangiza ni izi ngizi. Diyabete ishobora kwangiza imitsi ijyana amaraso ku mutima ndetse n'umutima ubwawo, imikorere yawo, bikaba byatera heart attack. Kubera yuko iyo umutima utari kubasha kugaburirwa bitewe n'uko imitsi igaburira umutima amaraso yagize ikibazo, icyo gihe inyama z'umutima zibura amaraso zikabura umwuka, bityo bikaba byatuma umutima utabasha gukora neza. Cya kabiri nicyo cyitwa stroke, ni ukuvuga ngo ni igihe imitsi igaburira ubwonko nayo yagize ikibazo, bityo amaraso ntagere ku bwonko neza. Icyo gihe ubwonko cyangwa igice cy'ubwonko kibasha kubura amaraso, bityo akazi cyakoraga kagahagarara. Niho ushobora kuzajya kubona ukabona umuntu, urugero nk'amaboko y'uruhande rumwe ntakora, iminwa yarahengamye, cyangwa se cyaba ari igice kinini cy'ubwonko, umuntu ashobora no guhita apfa ako kanya. Ikindi ni ukuba imitsi igaburira ibice byo hasi, amaguru cyangwa amaboko, cyane cyane amaguru, nayo yakwangirika. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kuko bituma inyama zo ku maguru akenshi zibura amaraso meza, cyangwa se amaraso ntabashe kugaruka neza mu mutima, bityo bigatuma zitabasha gukira igihe zikomeretse. Bikaba byanatuma igihe urwaye nk'ibisebe ku maguru, ufite ikibazo cy'isukari itari ku murongo, gukira biragoye, hari n'igihe byanga, bikaba byanakuviramo ko n'amaguru bayaca. Kandi ibi ngibi biba bimaze iminsi bigutera ububabare, ibisebe, ndetse no kukubuza akazi kawe ka buri munsi.
diyabete ishobora kugira ingaruka zikomeye ku maso, icyo bita diabetic retinopathy. Ni ukuvuga ngo imitsi igaburira amaraso iki gice bita retina, ni agace ko mu maso gashinzwe kwakira amashusho karangirika, bityo bikaba byatuma umuntu aba impumyi rwose, akaba impumyi. Ndetse bagaragaza ko diyabete ishobora kongera ibyago byo kugira indwara bita glaucoma. Iyi ni indwara ubusanzwe n'abandi bantu bashobora kurwara. Ikindi, diyabete ishobora kwangiza cyane impyiko, icyo twita diabetic nephropathy. Impyiko zikangirika kugeza ubwo zinaniwe gukora, bikaba byazatuma n'ubundi baguha impyiko nshya. Ariko twibukiranye ko kuko n'ubundi ya diyabete ukiyifite na za mpyiko nshya baguhaye n'ubundi wazakwangirika zikananirwa gukora, ni ibintu bishoboka cyane. Ikindi, diyabete yangiza uruhu, bikaba byatuma uruhu rushobora kujya rugira ama infection cyangwa se ukaba wagira ibisebe mu birenge kanga gukira. Amenyo, abantu bafite diyabete amasukari atari ku murongo bagira ibibazo by'ishinya ndetse n'iby'amenyo ubwawe. Ikindi, diyabete ishobora gutera uburemba rwose kubera ko amaraso aba atakibasha gutembera neza. Hari n'ibindi byinshi cyane, ariko ibi ni ibikunda kubaho umuntu ashobora kubona. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2011 bagaragaje neza ko 44% y'abantu bose bagira impyiko zagize ikibazo renal failure, kuri cya kigero cyo kuba zitabasha gukorwa cyatewe na diyabete. Ndetse bagaragaza neza ko abantu 2,289,024 bose bagiye kuri dialyse cyangwa se bagahabwa impyiko nshya, mu gihe abandi 49,377 batangiye imiti cyangwa se ubuvuzi bujyanye n'impyiko zananiwe. Bagaragaza neza ko 1% y'ubuhumyi umuntu atavukanye ku isi iterwa na diyabete. Igikomeye, bagaragaza neza ko abantu 73,000 bacibwa amaguru bidatewe n'impanuka biba byatewe na diyabete. Bakagaragaza ko 60% y'abantu bacibwa amaguru bitatewe n'impanuka bari hejuru y'imyaka 20 aba ari ukubera diyabete. Iyi rero ni imibare igaragaza neza ko diyabete ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gikwiye kwitonderwa, ndetse n'indwara umuntu akwiriye gushyiraho umutima akabikora nk'uko byagenewe, kubera ko iyo umuntu abashije kugenda mu murongo muzima akabasha gukurikiza inama zose uko zakabaye, diyabete nta kimutwara. Abantu benshi bayimaranye igihe kinini cyane kandi ntacyo babaye, ariko iyo binaniye umuntu kwiyakira no gukurikiza inama, birashoboka ko diyabete ishobora no kukwica mu gihe gito cyane n'ibi byose bitaraba, kubera ko diyabete nayo ubwayo igenda igira complication zishobora gutuma umuntu ashobora gupfa ako kanya, nk'izo bita DKA, aho isukari izamuka cyane igatuma byinshi mu mubiri bitagenda neza, umuntu akaba yajya muri koma ako kanya atabona ubuvuzi akanapfa. Nubwo hari ikindi gice cya diyabete tutavuzeho, diyabete ijyanye no kuba abantu bayigira batwite, ariko ibi bintu tuvuze ni ibintu by'ingenzi cyane, kubera ko abantu baba bakwiriye kubikurikiza kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kuba neza. Hari ibintu dukwiriye kwitondera. Niba mu muryango wawe harimo umuntu warwaye diyabete, ni ikintu gikomeye cyane, uba ugomba kwitonda kandi ukaba maso cyane, kubera ko icyo gihe naho ibyago byo kuyirwara biba bihari. Birashoboka ko mu kiganiro cy'ubutaha twazavuga ku ngingo tutavuzeho, abantu bafite ibyago byo kugira diyabete, uburyo diyabete ivurwa, yaba imiti yo kwa muganga ndetse n'inama twagirwa kugira ngo tutayirwara, ibibazo abantu bakunda kwibaza kuri diyabete ndetse n'ibindi. Ariko habaye hari ikibazo ufite, watwandikira hano muri comments tukabasha kuzakiganiraho ubutaha. Tugomba kwibukiranya kandi neza ko amagara yacu nicyo gishoro, niwo mutungo ukomeye dufite. Tugomba kuyabungabunga uko dushoboye kose kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Ikindi, abantu benshi bajya bishuka cyane bakavuga ngo n'ubundi nta muntu utazapfa. Nibyo, nta muntu utazapfa, ariko uburyo abantu bapfa nibyo bitandukanye. Iyo utitaye kuri ibi bintu, urugendo rwawe rusoza nabi, mu gahinda, mu kwigunga. Ariko iyo ubashije gukurikiza neza izi nama zose, urugendo rw'ubuzima
rukubera nk'ubw'abandi rwose. Uwiteka abahire kandi mukomeze kumererwa neza.